Haleluya, shalom shalom. Yesu nashimwe cyane bene data, muraho neza mwese abo Yesu yagira ubuntu. Mbaye ikaze na karibu kuri YouTube channel ya Uwano TV. Ikaze cyane wamaze kuhagera. Haleluya. Nje uri imbere yanyu nitwa Evangeliste Mama Teta, umwana w'Imana. Imana yagira ubuntu bwo kuvuga ubutumwa mu mahanga yose. Ikaze cyane ugeze kuri YouTube channel bwa mbere, turakwakire mu izina rya Yesu Kristo. Uyumve mikaze kuri iyi channel. Haleluya. Nawe musangwa ngo haye ikaze. Tugiye kujya imbere y'Imana tuanze dusenge, ubundi tuze tuvuge iki Imana yashyize ku mutima wacu. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mana y'amahoro, Mana ikiranuka, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye kandi turaguhimbaje. Twe ngewe n'abateze iri jambo amatwi, tuje imbere yawe tugushima, tuje imbere tuguhimbaza. Twifatanyije n'ibizima bine n'abakuru 24 bari gukubita hasi amakamba yabo hasi bavuga ngo urera, urakiranuka, icyubahiro no gukomera n'ikuzo n'ibyawe. Papa, dore ngiye kuvuga ijambo ryawe, ntaba ari njyewe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndasabira umuntu wese ugiye kumva ijambo ryawe Data wera, reka iri jambo nirunyine mu gutwi ngo ringukire mu kundi, ahubwo ritubere urwego n'impamba bizatugeza iwawe mu ijuru. Ndaburizamo kidobya na kirogo yandubika intebe ya Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo nseze nizeye, amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima wanjye riri muri Yeremiya ibice 33 kuva kuri 1 kugera ku murongo wa 3. Dusome mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwa kabiri agikingiraniye mu nzu mu gikari cy'inzu y'imbohe riti: uku niko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo akora, ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye, aravuga ngo Ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ndarikunda cyane. Iri ni ijambo ryerekana ko Imana ari Imana y'amahirwe ya kabiri. Byashoboka ko Yeremiya Imana yamubwiye bwa mbere ntiyabasha kumva, ariko ngo yongeye kumugarukaho ngo Yeremiya yaragikingiranye mu nzu y'imbohe ngo imukoraho ubwa kabiri. Yesu ashimwe cyane. Byashoboka ko Imana hari ibintu yavuganye nawe ukinangira, ikavugana nawe ukinangira, ukumva nawe byanyura, ukumva nanzira, ariko Imana yongeye kuza kugukoraho bwa kabiri. Yongeye kuza kukubwira ngo mwana wanjye tega amatwi wumve. Nubwo ugikingiraniwe mu nzu y'imbohe, ukibohewe mu bigeragezo, hari ibikugose, hari ibigukikije, bisa nkaho uri muri gereza. Iyo gereza urimo Imana igusanzemo. Haleluya. Gereza y'imyumvire, gereza y'ubukene, gereza y'agahinda, gereza y'ubupfubyi, gereza yo gutabwa, gereza ya divorce. Haleluya. Gereza z'ubwoko bwose, shobora kuba na gereza y'uburwayi. Imana igusanzemo ngo ugikingiraniye muri iyo nzu, ngo igukozeho ubwa kabiri mwene data. Imana igukozeho ubwa kabiri. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo ijambo riravuga ngo uko niko Uwiteka ari ugira icyo akora. Imana ishimwe. Nizigiye muri iri jambo ko Imana ikirema. Nago kurema kw'Imana kwarangiriye mu itangiro ry'imirimo. N'uyu munsi Imana irarema. Ngo uyu munsi ngo imukorangira avuga ngo Uwiteka ni ugira icyo akora. Haleluya. Imana yacu ni igira icyo ikora. Iyo cyo kintu kitariho ngo irakirema. Ngo ninjye ugira icyo nkora ngo cyaba kitaronka kirema. Yamara kukirema ntabwo kirekera aho ngaho, ikagikomeza. Haleluya. Yesu ashimwe. Subizwamo imbaraga mwene data. Nimba nta rubyaro wari ufite no mu nda yawe, Imana irongera ururememo kandi rukomeze, uzabyara. Nimba wari ingumba, nimba watwitaga zikavamo, ntabwo Imana yiteye ku byo waciyemo. Ntabwo Imana yiteye kuri pase, yiteye kuri preza kugira ngo ikuremere fitire nzima ahazaza hawe heza.
Yesu ashimwe cyane. Ntabwo Imana yitaye kuko utarize. Imana igiye kukuremera akazi nubwo utize, nubwo bavuga ngo se washobora iki kuri ikimuga wavukanye ubumuga. Hoya, Imana ni irema ingingo, Imana ni ica inzira aho zitari, Imana ni ikiza, Imana ni ihindura amateka. Iravugana natwe muri iki gitondo cyangwa amanywa cyangwa nimugoroba igihe bizumvira iyi video. Niyigira ikikora cyaba kitari ukakirema, yewe ikanagikomeza. Hari ibyije gukora ku buzima bwawe, hari ibyije kurema mu mateka yawe, hari amateka agiye gusenyuka, hari amateka agiye kubakika ku buzima bwawe, hari ubuhamya bushya kuri wowe, hari Imana igiye guhindura ibyananiranye, hari Imana igiye kugukura muri ako kato, hari Imana igiye kugukurira uwawe muri gereza. Hari gereza y'uburyo bwo mu mubiri, hari na gereza y'uburyo bwo mu mwuka. Abantu benshi muzi ko muri kwidedembya, ariko hari gereza mufungiranewemo. Reka uyu munsi wa none duhamagara Imana idukoreho bwa kabiri, udukure muri gereza, idukure mu bigeragezo, idukure muri za karande, idukuraho imivumo imiryango yatuvumye, idukure imivumo isi yatuvumye, idukure ibyo twebwe twikururiye ku giti cyacu. Hari ibyo twazanywe n'abasokuruza, hari ibyo twikuriye twebwe ubwacu. Imana ihindura ibyananiranye, Imana ikubirite hasi, yubike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Iramubwira ngo ni njyewe ugira icyo ukora cyaba kitaronka kirema ndetse nkagikomeza. Reka uyu mwaka nimba nta cyari kiriho ku buzima bwawe, Imana ikireme kandi gikomeze, uzabone amashimwe nawe. Umuririmbyi waririmbye ndamukunda cyane, Chance ndagukunda, naho wazumva video ndagukunda cyane we n'umutware wawe. Irandirimbo mwarimye ngo nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, haleluya, nkarungurukira mu madirisha abandi batamba. Yesu ashimwe. Nawe hari Imana ije kugira ikikora, nawe Imana ije kukuremera igitangaza cyawe, nawe Imana ije kurema urubyaro mu nda yawe. Igihe umaze ku musozi wo gukuramo inda, igihe umaze ku musozi wo kubona buri kwezi usura, wari utegereje umwana ukabona rekontrere, kirarangiye. Igihe umaze ku musozi wo kubura viza, kirarangiye. Igihe umaze ku musozi wo kudindirizwa ibyawe, kirarangiye. Igihe umaze ku musozi wo ko abandi basubizwa wowe ugasigara aho ngaho, kirarangiye. Kandi Imana yacu ntireba, iyi Imana y'amasezerano, iyagusezeranyije no kubikora izabikora kandi izagusubiza. Mva, Imana irinda isezerano kuva ku munsi yari guhereyeho kugeza ku myaka izarisohorezaho. Twabonye Imana ivugana na Joshua ndetse na Kalebu, ngo Kalebu ajya kwibutsa Joshua ngo afite imyaka 85, ubwo hari hashize imyaka 40, kuko mbere yo kujya gutata bashobora kuba bari bujuje imyaka 40, ngo ariko yagiye kumubwira afite imyaka 85, ngo kandi uko yari akimeze urya munsi bajya gutata igihugu ni mu myaka 85 nizo mbaraga yari agifite. Yesu ashimwe cyane. Ntumura, ntabwo uzasohorezwa amasezerano warabaye umukecuru, warabaye umusaza rukukuri. Ni Imana irinda isezerano, igiye gukora ikintu gisha, nigukozeho bwa kabiri. Irakubwiye ngo ni njyewe ugira icyo nkora cyaba kitariho nka kirema, ngo ndetse nkagikomeza. Umurongo wa 3 ngo haravuga ngo Ntabaza ndagutabara. Nyeneda, duhawe ikibari muri iki gitondo, numva nasirimba. Haleluya. Duhawe ikibari muri iki gitondo, tuhawe ikibari cyo gutabaza Imana. Tabaza Imana iragutabara. Ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye utamenya. Mu izina rya Yesu, nahawe wo gutabaza Imana, naho wo kuyihamagara kubw'uwo mutware wawe, kubw'uwo mwana wawe, kubw'uwo mukozi wakunaniye, kubw'ubwo bushomeri, kubw'ubwo bugumba ufite, kubw'ubwo bukene uhagazemo, kubw'icyo cyangiro kikwambaye. Hari abantu bambawe icyangiro. Haleluya. Imana hamagara Imana ati Mana, ndakwingize nkuramo iki cyangiro nambaye nkaho nambaye umwambaro. Mana ikwambura icyo cyangiro, Imwami kwambika igikundiro. Haleluya, haleluya, haleluya.
umwaka utaha nk'iki gihe Imana izaba yarahinduranyije ibihe, kuko Imana igihindura ibihe. Uko wajyaga kuvumba amashimwe y'abandi ukarungurukira mu madirisha abandi batamba, Yesu utagira uko wabigenza. Naseruke, namanuke, nagira icyo akora, nagira ibyo ahindura, nagira ibyo acagagura, nagira ibyo arandura, nagira ibyo akongora, nagira ibyo yubika, yaba mu mwuka yaba mu mubiri, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwene data, na rimwe ntuzananirwe gutabaza Imana, naho bagufata ku munwa nk'abarotoromayo bakakubwira ngo ceceka. Komeza utabaze, komeza uhamagara Imana, komeza uyititirize, komeza uyiringire. Umwana wawe azakira, umwana wawe ntaziyahura, umwana wawe ntazapfa, umwana wawe azakomera, umwana wawe agiye kugira ubwenge, agiye gukura, agiye kwiga, umwana ntazongera gusibira, yewe ntabwo uzongera guhomba, yewe ntabwo uzongera gupfusha, yewe ntabwo uzongera gutabwa, yewe ntabwo uzongera kugira icyo ukenya. Ngo abafite Yesu turahiriwe, kuko nta rubanza ruzadutsinda, nta kizadukoma imbere dufite Imana. Mwene data, subizwamo imbaraga, ongera wiringire Imana. Igusanze mu nzu y'imbohe muri ibyo bibazo, ijwi ryanjye rigusanze aho wari uboheye, rigusanze aho wari ufite ibibazo, rigusanze aho byari byakunaniye. Imana ije gukora ikintu gisha, Imana ije guhindura amateka. Ongera wambikwe imbaraga, ongera wambikwe ubutabazi, ongera wambikwe kurengera mu izina rya Yesu Kristo. Ntago Imana igibura imigozi, ntago Imana igibura inzira icamo. Haleluya. Hari umuntu wavukiye kugira ngo azagukure mu bigeragezo, hari umuntu wavukiye kugira ngo Imana izasorezemo isezerano ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Ongera ndakwinginze, ongera wikureho ikiringiti cy'ubunebwe, wongera wiyirize, ongera usenge. Ikunda abayikunda kandi abayishaka n'umwete bazayibona. Ni ukuri yasanze Yeremiya mu nzu y'imbohe, mu gikari cy'inzu y'imbohe y'ibwami. Nawe ije kugutabara, nawe ije kukurengera, nawe ije kukurwanirira, nawe ije kugucira inzira, nawe ije kukubera umutabazi, nawe ije kuguhindura amateka. Ibyari iminyururu yarifashe amaboko n'amaguru, ibyari banana bari baraguteretse ku maso ntubashe kubona, ikintu bari barateretse ku bwonko bwawe ngo ntubashe gutekereza neza. Mu izina rya Yesu Kristo, haguruka utabaza Imana, haguruka uhamagara Imana, haguruka. Nari nzivuzemo. Yesu ashimwe cyane. Reka tujye imbere y'Imana dusenge, ngusengere nanjye nisengere. Twiringire Imana ko izabikora, twiringire Imana ko izagutabara, twiringire Imana ko izakubera Imana. Icyo gihugu wagiyemo uzi kugiye kuronka nk'uko abandi baronka, wowe wagera bikanga, akazi kakanga, watera intambwe yo gusaba akazi ukakabona ejo bakakwirukana nakoze ukoze. Uyu mwanya tabaza Imana. Imana iragushaka mwene data, Imana iragukeneye mwene data. Ishobora kuba yaragushyize mu kazitiro kawe ku giti cyawe kugira ngo utijandika hamwe n'abandi, kugira ngo izagukoresha ibyo twari mu gihe gikwiriye. Haguruka, hagurukana n'ingoga, hagurukana n'imbaraga. Imana iravuze ngo ntabaza, nabaza nkwereke icyerekezo, nabaza ngutabare, nabaza nkurengere, nabaza nkurwanirire, nabaza ngucira inzira, nabaza nkubohorera umugabo, nkubohorera umugore, nkubohorera ababyeyi, nkubohorera umuryango, batante, bashangazi, ba onkre. Haleluya, haleluya, haleluya. Data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, twagushimye kubw'ijambo ryawe rizima. Erega ni wowe ugira icyo ukora cyaba kitaruka kirema ndetse ukagikomeza. Rekuremo ibyari bitereho ku buzima bwacu mwami, rekuremo agakiza gafatika kuri twebwe, reka utwigaragaze, utwiyereke mwami Yesu, reka duhera abana agakiza, reka duhera abatwara agakiza, reka duhera abafasha agakiza, reka duhere famiye agakiza, reka tuzurira abacu bari barapfuye bahagaze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka umenagura, ucagagura, ndura ukubita hasi wubike imbaraga z'ibyaturwanyaga, imbaraga z'ibyaduhigaga, imbaraga z'ubunebwe, imbaraga z'inyatsi, imbaraga z'ubukene, imbaraga z'uburwayi. Maraso yawe Yesu, maraso yawe Yesu, maraso yawe Yesu, maraso yawe Yesu, masacagagura, karandura, gakora, marasabohora, masadeturiza, masanetraliza, masashiriza. Au nom
de Jésus Christ de Nazareth. Uri Imana ihindura ibyananiranye. Wavuze ngo tugutabaza uradutabara mwami. Utadutabaye ninde wadutabara? Utatugwaniye ninde waturwanira? Utaducinzira ninde waducira inzira? Mana kora ibitangaza byawe. Wigaragaze ku muntu wese warurushye, waruremerewe, warubabaye mwami. Ukora imirimo yawe data. Wiheshe icyubahiro mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Kuri oh my God, iminota iba mikeya. Imana ni nziza ibihe byose. Imana iguha umugisha. Utabaza Imana mu bikomeye no mu byoroheje, nayo izihesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Ndabakunda cyane. Amen.